Ubushize mu nkuru amabanga y'inzira. Gisele natangiye kureba ubuzima nabangiye kumushyiramo nkumva nakoze amahano atabaho. Nibazaga ukuntu papa ibyo bintu azabyumva ari mu mahanga, umva si Blaise ahubwo n'undi muntu nkoresha. Nyumva akadomo rwa. Iyi ni season ya 2, episode ya 12. Umugore wanjye mwese muribuka ko yari yarakaye cyane nyuma yo gusurwa na Gisele, ariko ntazi icyamurakaje bya nyabyo. Byakomeje kuntera ubwoba rero, kuko aho nari ngeze mbabwira amateka yanjye na Gisele, mwatangiye kumva impamvu nangaga kuyabwira umugore wanjye. Gisele kandi nubwo twakoranaga, ntabwo byari kuntangaza iyo abashaka gusenya ibyanjye byose akabirangiza. Ubwo umugore yakomeje kubibambara arakara, ariko nyuma na nyuma aza kwicara hamwe ambwiza ukuri kw'ibyabaye. Yambwiye ko ngo Gisele yari yaje ngo amwihenureho ko twigeze gukundana, ndetse yari yanamubwiye ko nigeze no kumutera inda. Ibyo byose yabivuganaga amarira mu maso, wumva ikimubabaje kurusha ibindi, ariko ntari narigeze mbimubwira. Gisele n'ubugome bwe yari yanamusigiye amwe mu mafoto twari twarafashe kera turi mu maraha, amwe njyewe ntanibukaga. Mu kwisobanura nabwiye ko ayo mafoto ari aya kera kandi Gisele yari inshuti yanjye, gusa ntiyari kubyemera kuko amafoto yagaragazaga ibirenze ubucuti. Yari amafoto agaragaza uburyo twabaga twibereye mu byacu, uburyo rwose twari dukundanye n'umubano ukomeye wari hagati yanjye na Gisele. Aya mafoto ntayo nagiraga kuko ayo nahawe yose ntabaga nzi aho yagiye. Ubwo mu buryo bwo kwikura mu isoni no gushaka uburyo bwo kwiregura, namubajije niba w'ibyo yanyuzemo tutaramenyana yaba yarigeze kubimbwira byose ku buryo nta na kimwe ntazi, ariko ahubwo birushaho kumurakaza. Nisobanuraga mubwira ko buri gihe umuntu ahorana ubwoba bw'ibyo yakoze ahahise he, kandi mubwira ko ntashakaga kubana nawe mfata uko ntari. Namubwiye ko numvaga nimba mubwira bizazana ibintu byinshi bikomeye cyane ntazabasha kwikuramo, gusa ntiyabyumvaga ahubwo yarushagaho kurira. Isosi ubwo mbonye imaze kumenekamo inshishi, mbona amabanga yanjye atangiye kugera ku batayagenewe, namubwiye byose uko byagenze, ariko n'ubundi ndizigama, kuko nagarukirije inkuru aho natereye inda Gisele. Ntabwo yari kumva atuje kuko ntigeze mubwira ikintu na kimwe, ariko nta kundi nari kubigenza cyangwa ngo ngire icyo mpindura. Yararakaye ndabibona pe. Nagize Imana ntiyambaza ibyakurikiye nyuma yo gutera inda cyangwa ngo ambaze aho umwana ari. Gusa nabonaga ko ari uko byamurenze, ariko amaherezo yari kuzabimbaza. Natangiye gutekereza byinshi kuri Gisele n'impamvu y'ibyo byose akoze, numva sinizera ko yatinyuka gukora ibintu nk'ibyo kandi twari dusigaye turi abafatanyabikorwa. Nibazaga impamvu ibyarangiye bya kera byakongera kungarukira kandi nari ngeze ahantu heza. Umva birancanze kuko buri wese ntabwo ajya yifuza kugarura ibya kera, cyane cyane iyo habaye habi. Ubwo nk'ibisanzwe iyo nabaga nacanzwe, nahamagaye Gisele musaba ko twahura vuba nubwo yari i Butare. Twahuriye i Muhanga mu kabari, ansanga aho nari nicaye maze ntangira kumutekereza uko byagenze ibyanjye na Gisele n'umugore wanjye. Yabanje kugira ngo ndamubeshya, akamubwira ko nta mikino iri mu byo mubwira. Ambaza umugore uko namusanze, maze mubwira ko ibintu biri kurushaho kuba bibi cyane, kuko Gisele amaherezo ararusenya. Byari bikomeje kuncanga, numva nabuze icyo nkora. Numva kujya imbere y'umugore wanjye bitangiye kuntera isoni. Ibintu namuhishe imyaka yose twari tumaranye yose, yari yabimenye gusa atazi ko ibyo atazi ari byo bibi. Ngo nafashe telefone ngo nture umujinya Gisele, ariko yanga gufata telefone, ahubwo ahita yohereza ubutumwa ambwira ko atabona uko amvugisha ngo nihangane. Umutwe numvise undiye mbura icyo nkora neza. Gisele akomeza kumbwira ko nabigenza gahoro, ko n'ubundi ntacyo nari bubikoreho. Yakomeje kunyibutsa ibya kera kugira ngo anyereke ibyo narenze ari byo byinshi kandi ari byo byari bikomeye, ariko numvaga ibyo ntabikozwa. Yego byari byo rwose, ariko nta mutima wo kwihangana nari mfite. Nibazaga ibyo bintu biramutse bitumye ntandukana n'umugore wanjye uko byagenda. Gusa Gisele akankomeza ambwira ko simba nkunda,
kandi ko umujinya uzagera ugashira. Ntabwo njya nibagirwa ko Gisele namuhemukiye rwose, uburyo yafashe inda akayivanamo, ubundi kandi nkaba ndi imbarutso y'uko atabyara. Ibyo byose nanone iyo mbitekereje numva umujinya Gisele amfitiye. Ntabwo nanjye namubaniye kugeza aho ngera ku mwanzuro wo gukuramo inda. Byari gushoboka ko no gupfa yari gupfa. Aho byari bigeze ntabwo nari kuba njya n'imbere ye ngo musabe imbabazi byibura, ariko kubera igikomere nza afite, amazi yari yararenze inkombe. Ubwo nkiraho ndi kumwe na Jire natangiye kwibuka ukuntu n'ubundi ariwe wari warambaye hafi muri ya minsi menya ko nateye inda Gisele, cyane cyane noneho maze kumenya bidasubirwaho ko ari byo. Ubwo Gisele amaze kwipimisha tukamenya ko atwite bitari ibyo gukina, Jire twaricaye ngo agire icyo yambwira maze nanjye ndebe ko hari icyo nakora. Gusa nawe hari uko atari we byari biriho, numvaga ibintu ambwira ntaho bihuriye n'ikibazo nari mfite. Yambwiraga ko nabwira Gisele tukicara tukaganira ndetse tugashaka icyo dukora, yibura ikibazo kigakemuka ngo wenda tukaba twashaka uburyo umwana yavukamo kandi hatagize ubimenya, hanyuma igihe runaka tukazabana. Gusa numvaga ari kurota, kuko uretse guhisha inda kugera ivutse, numvaga no kubana na Gisele bitari biri mu mibare yanjye. Noneho aho byari bigeze numvaga no kubyara bidashoboka, ariko nanone nkumva ikintu cyo gukuramo inda ntakigiramo umuntu inama. Nibazaga umwana ugiye kuvuka ku babyeyi nkatwe, dore ko nta n'amafaranga ahambaye nari ngifite, umva ari ibintu bitaba ari byiza habe na gato. Ubwo nabuze uko mbigira, nicara bamera nk'umuntu udafite icyo atekereza cyangwa yitayeho ko Jire nawe nta kintu kizima nari ndimo kumukuraho. Ubwo inzoga zakomeje kuba inshuti zanjye, naba nkennye cyane nkagenda nkafata imodoka imwe mu zari zisigaye nkayigurisha hafi no ku kiranguzo kugira ngo hataza amananiza. Ibyo Jire ntiyabaga abizi, gusa twarasangiraga. Rimwe na rimwe nkararanywa, mbese naribereye rubebe. Nta muntu w'ibutare utaruzi ubusinzi bwa Blaise wahoze ari umukire n'ibindi. Ko niko nakomeje kwandika izina. Abakozi bake bari basigaye harimo na manager bambuzaga kugurisha amamodoka yari asigaye, ariko numvaga ibyo ntacyo mfite cyo kubikoraho, kuko nari maze kubona ko byinshi bimaze kwangirika ntacyo mfite ndamira. Buri wese yatangiye kwibaza niba narasaze cyangwa barandoze, ariko rwose nari muzima kuko mu mutwe naratekerezaga, ariko byari bimaze kwivanga cyane. Ndibuka rimwe nari ndi mu kabari, maze ari mu masaha yo gufunga, haza umukobwa ugakoramo ambaza impamvu ntatashye. Yego ntabwo nari nasinze bimwe byo kugwirirana, ahubwo numvaga ariyo nshaka kuba ndi. Namubwiye ko numva nshaka kuguma kwicaraho, ko niba bashaka gufunga bafunga ubundi bakansigamo, ndetse musezerana ko nta kintu cyabo ndi bwangize. Umukobwa yambwiye ko bitashoboka, ariko akomeza ambaza niba nta mu rugo ngira. Mubwira ko nta kibazo cyaho nta mfite, gusa nshaka kugumaho. Sinakubwira ngo natekerezaga iki, ariko numvaga ntashaka kuvaho. Umukobwa yakomeje kumbatiriza cyane ansaba ko nagenda, maze nyuma aza kunsaba ko twatahana kuko yabonaga nanjye byancanze. Maze ndahaguruka musaba ko tugenda nkajya kurara aho yari yambwiye. Tugezeyo natunguwe n'uburyo uwo mukobwa yanyakiriyemo, kandi ari hafi mu gicuku. Anyereka aho ndara nayo njya kuryama nkaho nzi yondi. Naryamye neza, byuka rwose numva ntashaka no kubyuka kubera uburyo nari ndi ahantu hatuje cyane. Bigeze nka saa 4 za mu gitondo neguye umutwe ngo nshaka uburyo mvaho, nsanga umukobwa wanzanye adahari. Ngo mu kwicara nibaza uko mbigenza, njya kubona mbona araje azanye ibiryo ngo ndye. Namubaje abikuye, ambwira ko ari ibyo avanye mu kabari kuko atari kubona uko ntekera kandi ari mu kazi. Mbona ni boilo n'akawunga, maze nanjye kubera numvaga inzara iri gutema amara biryana kuraje. Naryaga nibaza kuri uwo mukobwa ufite umutima mwiza ufasha umuntu atazi, mubaza niba yaba nzi cyangwa yarigeze ambonaho. Ambwira ko akunda kumbona mu kabari aho akora, ariko nta kindi nziho. Mu by'ukuri numvise nikanze kuba nsigaye ndi icyamamare mu kabari, ariko nanone yanyigishije isomo ko nabonye ko urubyiruko rwose rudakundira. Wenda ashobora kuntana tukanywa tukanararana, ariko yanyeretse ubwitonzi numva nifuje kuba ndatekerezaga nkawe kera bigishoboka. Naratashye, ariko numvaga noneho meze neza mu mutwe nubwo bitamaraga igihe,
ntarongera gufata inzoga ngo zinyobore. Numvaga rimwe na rimwe ntacyo nanjye ubwanjye nimariye, mbese nari meze nk'umuntu wirambiwe kandi imbere yanjye ntaho mbona. Ubuzima iyo bugeze aho bucanze umuntu, hari igihe afata imyanzuro atigeze atekereza ko azigera afata mu buzima bwe, ariko njyewe byari bigeze. Numvaga ntegereje gusa ikizankura ku isi. Uretse kuba mu nzoga nkiberamo, n'ishuri nafashe umwanzuro utunguranye wo kurireka burundu, ko ntabwo nari gukomeza kwiga kandi mbona iby'isi byose bikomeje kunyanga. Nari maze kwiheba, kandi mu byambagaho byose nta na kimwe nabwiraga papa. Waho yari ari, yishimanaga n'umugore we bazi ko ibintu ari amahoro n'umugore we. Uretse ibyo ariko, numvaga papa ntashaka ko azagaruka mu buzima bwanjye, kuko nyuma yo gukora ibyo yakoze, nari ntarumva twahuza. Sinzi niba hari abantu bajya bishimira kugira ba mukase, ariko njye kubyakira byari byaranze. Ikirenze kuri ibyo, sinashaka ko papa yumva ko kumubura mu buzima bwe byatumye mbimbwa. Abasore burya twihagararaho no mu mafuta kenshi. Mama niwe muntu nzi byibura iyo yaza kuba akiriho, yari kunyemera ukundi nubwo nari narabaye mubi. Byibura yari gufatira hafi sinangirike. Nari maze kwangirika ku rwego ntasobanura. Kuko iyo nagiraga umujinya, nabaga numva nta muntu nshaka kuvugisha uko yaba asa kose. Wenda sinzi uwo mu babyeyi banjye wari warandazira, ariko aho ryari ringejeje nabonaga harimo no kuba naravumwe pe. Ubwo rero ishuri nariretse ku mugaragaro, kuko n'ubundi nabonaga ntacyo rizamarira. Nyemeza guhangana n'ibindi navanzemo ibya mwarimu. Gusa nasaga n'uri kwivuza indwara ntarwaye, kuko kuva mu ishuri ntibyari gutuma ubucuruzi bwanjye busubira uko bwahoze, cyangwa bituma inda nari nateje izera ivamo. Uyu ni umusozo w'igice cyacu cy'uyu munsi. Cyanditswe na Yvette Iradukunda, afatanyije na Dominique Kubwayo. Turashimira Fiacre Zerimana watunganyije amajwi yayo, na Eli Ntakibazo wayinononsoye ndetse akanayisoma. Iyi nkuru yatunganijwe ku bufatanye bwa Nyumva Digital Libraries na Radio na TV10. Murakoze, ntimuzacikwe n'igice kizakurikira. Nyumva _rwa. Ntukicwe n'irungu.